Sosiyete ya Brilliant Lab igiye gushyira ku isoko amadarubindi mashya akoranye ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano rya Noah AI. Aya madarubindi yitwa Halo, agura amadolari $199. Afite ubushobozi bwo kumva no gusobanukirwa ibyo yumva cyangwa abona mu biri hafi aho, agatanga ibisubizo bijyanye n'ibiri kubaho hafi ako kanya. Amadarubindi ya Halo afite imiterere isa n'amadarubindi ya Ray-Ban Wayfarers, ariko aboneka gusa mu ibara ry'umukara utijimye cyane. Biteganyijwe ko aya madarubindi azatangira gushyirwa ku isoko mu mpera z'Ugushyingo 2025. Gusa bashobora gutumizwa mbere y'uko ashyirwa ku isoko binyuze ku rubuga rwa Brilliant Lab, aho gukoresha amajwi gusa nk'uko asanzwe ya Meta akora. Amadarubindi ya Halo yo yubatsemo ikirahure gito cya micro LED gifite ingano ya inchi 0.2, cyereka uyambaye amashusho mu mabara meza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Amadarubindi ya Halo afite ikoranabuhanga ry'amajwi ku buryo uyambaye gusa ari we uyumva kabone n'ubwo yaba yegeranye n'abandi. Umuriro wayo uraramba ugereranyije n'ayandi kuko afite batiri iri ku rwego rwo hejuru, ishobora kumara amasaha 18 bitewe n'uko afite kamera ikoresha umuriro muke. Amadarubindi ya Halo nubwo asa n'aremereye afite garama 40 gusa. Sosiyete ya Brilliant Lab yakoze amadarubindi ya Halo ivuga ko yubakanye ikoranabuhanga rya Noah AI rifite ubushobozi bwo kumva no gusesengura iby'amadarubindi abona, hanyuma agaha amakuru ya nyayo kandi y'ako kanya nyiri kuyambara, ku buryo abaganira nayo nk'uko biba bimeze hagati y'abantu babiri. Iri koranabuhanga kandi rishobora gutuma uhagarika cyangwa ugafunga amajwi ukoresheje ijwi ryawe risanzwe. Ku bantu batangiye kugira ikibazo cyo kwibuka no kutabona neza, hari izajya ikoresha ikoranabuhanga rishya bita Narrative, rizajya rikusanya amakuru aturutse kuri kamera. Mu kubaka ububiko bw'amakuru bwihariye kandi butekanye, izajya yifashisha mu kwibutsa nyirayo ibintu runaka. Brilliant Lab ivuga ko Narrative izafasha amadarubindi y'ubwenge kwibuka amazina y'abantu wigeze guhura nabo n'ibindi. Iyi sosiyete yavuze kandi ko hari n'akandi gakoresho gashya kari mu geragezwa kitwa Vibe Mode, kazajya kagufasha gukora porogaramu ukoresheje amabwiriza y'ijwi ryawe.